Ipfundo ry'Ubutumwa. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Ipfundo ry'Ubutumwa. Ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku nsinzi. Insinzi. Ese ni gute wagera ku nsinzi? Ni gute wahora n'insinzi mu buzima bwawe? Ese natsinda gute ibingose nkagera ku cyo nshaka kugeraho? Insinzi. Guceceka si ubucucu ahubwo ni ugucengerwa n'ibyuzi. Uyu mugani abanyarwanda bawuca bashaka kugaragaza ko kuba umuntu atavuga kandi aba ari kumwe n'abantu bari kuvuga kandi cyane, atari uko aba yabuze ibyo avuga, ahubwo ari uko aba arushaho gusobanukirwa abantu n'ibintu bimuzengurutse. Iyi niyo mpamvu umuntu wese ushaka kugira ikintu ageraho agomba kubanza kwiga kandi agasobanukirwa sosiyete arimo, kugira ngo azayikuremo intsinzi n'icyerekezo cy'ubuzima bwiza bufite intego ku isi. Ni kenshi cyane abantu bashaka kugira icyo bageraho bakoresheje abandi nk'ibitambo. Bamwe bikabahira abandi bikababera ibihombo, kuko n'ubundi nta migisha yari ibirimo. Nshuti yanjye, burya ngo nizibika zari amagi kandi agakeza karigura. Si na ngombwa kandi si na byiza ko ukoresha umuntu nk'igitambo kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ntukagire n'umwe utinya ngo ni uko hari ahageze. Wowe kura, burya n'abo bakize siko bavutse. Burya kuvuka uri umukene si ikibazo, ahubwo gusaza uri umukene niyo ngeso mbi. Rero kuba ukennye si ingeso, ahubwo byagakwiye kugutera imbaraga zo kuva muri ubwo bukene. Utazasaza ufite ubukene kandi wicuza. Success is never accidental. Mu Kinyarwanda turasanga bivuga ko intsinzi atari impanuka. Intsinzi mu buzima cyangwa se kugira ikintu utsindira ni ibintu ugeraho uvunitse. Kenshi na kenshi bigasaba no gutamba ibitambo cyangwa kwigomwa kugira ngo ugere ku ntego wihaye, cyangwa kugera ku ntsinzi wifuza kugeraho mu buzima. Success depends on effort you applied. Intsinzi bishingiye ku mbaraga n'umurava wahaye intego yawe. Nshuti yanjye, nta na rimwe uzagera ku ntsinzi utavunitse, kandi ntuzigere wita ku bakwita umusazi bitewe n'uko wowe wahisemo inzira iboneye, kuko ni benshi batifuza ko wabavamo ugahitamo inzira yawe. Kandi koko umusonga wundi utakubuza gusinzira. Niyo mpamvu udakwiye kubwira ibibazo byawe byose umuntu ubonetse wese, kuko siko bose bagufitiye impuhwe. Kandi hari benshi batifuza kugira icyo ugeraho mu buzima bwawe, badashaka kugira intsinzi mu buzima bwawe. Success is better when is shared. Bivuze ko intsinzi iryoha isangiwe. Kuba hari icyo wagezeho cyangwa wungutse kubw'imirimo myiza wakoze, ni byiza ko usangiza n'abandi kuri iyo ntsinzi yawe, kabone n'ubwo mutaba mwarafatanyije kubivunikira. Menya neza ko intsinzi ni ikintu cyangwa se abantu bageraho bavunitse kandi biyushya kumbya, kuko nta mutwe n'umwe wigira inama. Ni byiza kugira abagufasha bakakugira inama zijyanye n'ibyo uri gucamo ushaka kugera ku ntsinzi, kuko hari benshi banyuze mu byo uri gucamo aka kanya. Nshuti yanjye, ujye wirinda ikigare kibi, kuko intsinzi itarimo kwihesha agaciro ni nko kwambika umubiri wuhagiye imyambaro yanduye. Ngiyi intsinzi y'ubuzima bwawe, ngo kuko wahora n'intsinzi mu byo unyuramo byose. Ntuzacikwe n'ikiganiro Ipfundo ry'Ubutumwa kuri RTC TV Impamyabumenyi. Niba utarakora subscribe, like, share, iki ni cyo gihe kugira ubikore. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, wanyura muri comments ukabitugezaho. Yari Umutoni wa Se Providence. Ndabashimiye. Every quiet service requires experts and caring people. We all need good mood, and it requires nice place. We have solution for you. We are Martin's Expert Home. Your happiness is our first priority. We offer best services as following: the best restaurant with every kind of food and beverage, the unique bar where you can take your drinks safely. In Martin's Expert Home is the only place you can find the best multi-purpose hall where your weddings, meetings, or any other kind of ceremony can take place. Accommodation bedroom where you can take rest even if you can be with your family. Good environment and the nice temperature makes everyone feel comfortable at our place, which makes you relax well.
We are located in Rwanda, Western Province, Rubavu District, Nyundo Sector, near Ipfundo Tea Company, at Rubavu Kigali Main Road, 8 km from Gisenyi Town. For more information, please visit our website www.martins-home-rwanda.com, and also make your reservation through our contact number +250 78 96 78 633. Martins Expert Home. Quality is created by experts and it has its value. You are most welcome.